twongeye kubasuhuza nshuti mwakoze subscribe kuri Unguka Ubumenyi Post. Uyu munsi tugiye kwiga uko wakwiga coding kuri internet. Coding hari abantu batazi cyari cyo. Ni uburyo ushobora gukoramo amakode runaka akaba yagufasha gukora ikintu kuri telefone cyangwa kuri mudasobwa. Coding cyangwa se program cyangwa se application ushobora kubyiga ukiga uko bikora, ukiga kubifabrika ukoresha telefone yawe gusa kandi ku buntu. Ntabwo ukeneye mudasobwa ihenze cyangwa se kujya muri kaminuza. Turaza kugaruka kuri app eshatu. Turagaruka kuri app eshatu zagufasha kwiga coding ukoresha telefone kandi ukabasha gukora porogaramu yawe bwa mbere. Reka dutangire turebe aho wahera. Ubundi coding ni iki? Coding ni imwe mu bumenyi busabwa cyane kuri iyi si. Buri mwaka ibigo bikenera abafite skills za programming zirenga miliyoni 20. Abenshi mu bakora apps zikoreshwa cyane ku isi batangiye kwiga coding ku buntu, kandi abenshi babyize binyuze ku matelefone yabo, nta mwarimu banyuze imbere, ari ukubyiga kuri internet nk'aha ngaha. Hari n'abantu barenga miliyoni 50 ku isi bari kwiga coding bakoresheje apps zitishyurwa. Nawe rero ushobora kuba umwe muri bo. Ushobora guhita wandika kuri Google. Nk'ubu ngubu hari inzira ushobora kunyuramo ukajya muri Google ukandika uti learn Python on phone, best coding apps for beginners. Reka turebe apps eshatu zagufasha kwiga coding. Iya mbere ni SolarLearn. Nkuko muyibona muri tablet ya telefone yawe cyangwa muri mudasobwa nkuko twayishyizaho ku ifoto. Iyo SolarLearn ikikora ikwigisha indimi za program nka Python, JavaScript, C++, HTML, CSS n'izindi. Iyi SolarLearn ubumenyi uyikuramo ni ubumenyi bwiza cyane. Ikwigisha uburyo bwa pratique na theory. Noneho yarangiza hari n'ibibazo igikubaza, noneho ikaguha amasomo yanditse n'amajwi. Uko bayikoresha, ushobora kujya kuri Play Store ukadownloadinga SolarLearn, ugahitamo ururimi ushaka nka Python, ugafata isomo rimwe buri munsi. Warangiza ukajya ubikora nk'imyitozo. Ariko iyi app ikwemerera gukora kode zawe mu buryo bwa playground, aho ubona ibyo wanditse bihita byikora. Indi app yitwa Grasshopper, nayo murayibona aho ngaho muri tableau twayishyizemo. Grasshopper ni ya Google. Ikikora ikwigisha JavaScript, ururimi rukoreshwa mu gukora website nyinshi n'ama app. Ubumenyi ushobora kuyikuramo wiga uko watunganya logic, uko ushyiraho buto, forms n'ibindi bya web app. Uko uyikoresha ushobora kujya kuri Google Play cyangwa se Play Store ukandikamo Gmail yawe, ubanza wayidownloadinga. Wamara kuyidownloadinga ukajya aho biyandikishiriza kuri login, ugashyiramo email yawe. Kuri sign up ugashyiramo email yawe. Itangira gusaba gukemura utubazo duto dushingiye kuri coding logic, bikagenda bigorana gahoro gahoro, ariko urumva uko kugorana bigufasha nyine gutekereza nk'umukozi wa tech cyangwa se umutekinisiye. Indi app ya gatatu yitwa Mimo. Ikikora ikwigisha uko wakora website na application uhereye kuri HTML, CSS, JavaScript na Python. Iyo itanga ubumenyi bwo kubaka website yawe buhoro buhoro. Ukiga uburyo wakoresha image cyangwa se amafoto, colors, amabara, button n'imiterere y'urubuga. Iyi rero yo
kwiyandikisha nayo ni ubuntu, uhitamo icyo uzakora, bo bakwereka ibintu byinshi, icyo winjiye muri iyo app ushakamo we ugahitamo ko ari ugukora website cyangwa application. Icyo ukora rero ku munsi ushobora kwiga isomo rimwe cyangwa abiri bitewe n'igihe wahisemo, hanyuma ubwo kugira ngo bifate ubusabwa kugira ngo ibyo wize ujye ukoramo imyitozo kugira ngo isomo rizakurikiraho uzabe warafashe ibya mbere. Uko wakora application yawe rero ukoreshe telefone ni gute? Ushobora gutangira wiga HTML cyangwa CSS kuri Mimo cyangwa Solran. Ibi nibyo shingiro rya website, ibyo byombi HTML na CSS nibyo bya mbere ugomba guheraho wiga gukora application. Noneho ugakomeza kuri JavaScript, Grasshopper, iyo niyifasha mu gukora ibintu bihinduka cyangwa se interactive. Noneho ukandika code yawe muri platform nka CodePen.io cyangwa Replit.com, ziba kuri browser cyangwa se ugakoresha Mimo editor. Noneho iyo umaze kwiyungura ubumenyi ushobora gutangira gukora app yoroshye. Urugero ugakora nka app wenda y'isoko niba uri umucuruzi ukavuga uti wenda abacuruzi ducuruza tuzakujya dukoresha app iyi, niba muri abakozi b'ikigo runaka mukaba mwakora nka app yerekana uko bimeze. Niba ari nka app y'ishuri ukamenya, cyangwa se niba ari app y'isoko igaragaza ibicuruzwa ushobora kuyihimba. Noneho ikindi ushobora gushyiraho umushinga wawe bwite, ntugomba gutegereza kuba umuhanga, tangira ukuri. Niba nta kintu uzi, n'ubundi abantu bose babizi babitangira nta kintu nyine bazi. Rero icyo ubusabwa cya mbere ni ugutinyuka ukajya kuri website. Cyakora hari artificial intelligence aba ashobora kugufasha mu gusobanukirwa ibintu utamenye, kuko hari abantu benshi bagorwa n'ururimi. Asigaye wowe ukakoresha artificial intelligence cyangwa Google Translator ku ndimi zakunaniye, ukabasha kubisobanura mu ndimi zawe mu rurimi wumva. Hanyuma noneho ugafata igitekerezo cyoroshye nko gukora urubuga rw'amafoto yawe, kuko nitwo tuntu twaba tworoshye waheraho. Noneho application yerekana amagambo y'ubwenge ya buri munsi, cyangwa se ugakora nka calculator. Ibyo ngibyo wabigerageje ukabona urabishoboye, nuko nguko uba watangiye kwiga n'izindi app ugenda uziga buhoro buhoro. Ikindi ushobora gufungura account kuri GitHub cyangwa se Replit, noneho ukajya ubikaho ibyo wakoze, ukazagenda wubaka CV yawe yo muri tech. Kuvuga ngo utuntu twose wagiye ukora ntabwo udusiba, ahubwo uragenda ukatubika aho ngaho kuri GitHub. Hanyuma noneho hari abantu bajya batanga akazi bagendeye ku mishinga wakoreye kuri telefone yawe. Icyo ugomba gukora rero, ibi bintu ntabwo biruhije. Kwiga coding cyangwa se gukora application ni ibintu byoroshye cyane. Icyo usabwa ahangaha ni introduction, nibwo tubitangiye. Bana natwe dutangirane iri somo rizarinde kurangira buri wese amaze kumenya gukora application ye. Ese uriteguye? Niba witeguye jya muri comment utubwire uko bimeze. Mu somo rya kabiri tuzatangira pratique, turebe ukuntu noneho ushobora gutangira gushyira izi application muri telefone yawe cyangwa se muri computer. Hanyuma noneho ugatangira gukoresha. Tuziga app ku yindi, ntabwo tuziga zose ngo duhite tuziga, tuzajya duhera kuri app imwe imwe. Niba iyi video ubona hari ikintu izagufasha, uzakurikire video izakurikiraho. Kandi noneho
niba uri mushya kanda subscribe kugira ngo video dukoze ntizajye igucika. Ikindi ushobora gusubira inyuma ukajya mu biganiro bindi twakoze, harimo ibindi biganiro byiza by'ubwenge bishobora kuba byagufasha. Niba rero wumvise muri aya masomo hari ikintu kizagufasha, ufite telefone yawe uyu munsi ujye kuri Google Play ube udownloadinze izi application, hanyuma noneho ushaka n'ibindi bintu yumva twazavugaho nubwo turi gutegura iri somo, ushobora kujya muri comment ukavuga uti uzadukorera ubushakashatsi ku kintu iki n'iki, turi tayari kubakorera ubushakashatsi, nicyo twiyemeje. Murakoze cyane rero, naho ubutaha dukomeza isomo ryacu. Mwibagirwe gukora share, utarakanda subscribe ushobora kuyikanda, ubumenyi bugakomeza bukabageraho. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.